mu mutima wa Afrika munsi y'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika hamaze ibinyacumi by'imyaka hagenderamo umwicanyi kuruta abandi mu bikururana. Gustave Ingona ariko utari butinyuke kwita Ingona gusa cyangwa se utanatinyuka kuyita Ingona gusa mu gihe waba wamenye ibyayo, kuko byibuza ku izina ryayo byari kugusaba cyangwa se byagusaba kongeraho umuzimu Gustave. Ingona yishe kandi izengereza leta n'abaturage b'u Burundi ku rwego nta yindi nyamaswa yari yarigeze ibikoraho. Gustave uretse kuba umuhigi utarahushaga ifunguro, iyi nyamaswa byavuzwe ko yapimaga metero 6 z'uburebure, ni ukuvuga ngo irambuwe hasi ukayishyiraho metero yabirutaho amazamu y'Santiago Bernabeu. Gustave kandi kuyitereka ku minzani ngo urebe ibiro byayo byari kugusaba byibuza ko ufite ya minzani ipima za voitire, kuko iyi nyamaswa yapimaga hafi toni y'uburemere. Nubwo bitazwi neza igihe Ingona yavukiye, ariko Gustave yatangiye kuba Gustave inagira izina rikanganye mu isi hose mu myaka y'1998 n'umwaka wa 2005. Muri iki gihe nibwo yishe abantu ikabibirana munsi y'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika cyangwa se uruzi rwa Rusizi, abandi ikabarira ku gasozi, cyangwa se yaba yabahaze ikabica ikabarekera ku nkombe z'amazi. Gusa ibi cyane byo kwica abantu ntibarye yabitangiye nyuma y'ibitero leta y'u Burundi ndetse n'abashakashatsi b'isi bayigabagaho bashaka kwita muri yombi cyangwa se kuyica. Mu myaka ya za 2000 ubwo Gustave yahoraga yica umubare munini w'abantu, leta y'u Burundi yahaye ikiraka Patrice Fay, umufaransa w'umushakashatsi. Ikiraka ngo we n'ikipe ye bashaka uko bakivugana cyangwa se bagafata Ingona bakayikura mu mazi. Mu kugerageza kwifata, Patrice n'ikipe ye bagerageje uburyo bwose bwo gutega Gustave aho bari bazi hose yabaga, ariko barayibura. Mu kwirinda ko inyamaswa yakomeza kwica abantu, leta y'Ubujumbura yahise ishyiraho amatsinda ya gisirikare, kuko bari ku nkombe z'amazi aho baranze hose ko Gustave yuburuye umutwe. Amatsinda ya gisirikare akahita hagera yiteguye kurasa no kwica Ingona. Ibi byarabaye cyane bakanayirasa yewe, ariko ku bw'uruhu rwayo ndetse n'ingano yayo ntabwo byari korohera ko amasasu ya AK-47 ayica. Gusa uko ibitero byakomeje biba byinshi, byaje guca intege Gustave, biza gutuma yibira amazi iburirwa irengero. Mu myaka ya za 2004 byaratinze, gusa mu myaka ya za 2008 abarobyi baje kwemeza ko babonye igikoko kinini gisa nka Gustave ku nkombe z'iki kiyaga cya Tanganyika. Kubera ingano, ubuhigi bwayo ndetse n'ibindi, byatumye Gustave ica uduhigo two kuba Ingona yisha abantu benshi, kuko ababashijwe kubarurwa bari hejuru ya 300. Kandi Gustave yafashwe nk'Ingona nini mu isi, kandi yari izi guhiga kurusha izindi zose zabayeho. Bitewe n'ubuhangange bw'Ingona, abahanga n'abakinnyi ba filime batangiye kuyandikaho ibyegeranyo no kuyikinaho za filime. Amenshi muri ayo mafilime aramenyekana cyane akwira n'isi, anamamaza ubuhangange bw'Ingona. Nk'ubwo mu mwaka wa 2004 hahise hasohoka documentary y'umuriro yahawe izina rya Capturing the Killer Clock, cyangwa se gufata umwicanyi w'Ingona. Iyi yari filime mbarankuru yari ishingiye ku rugendo rwa wa Mufaransa Patrice Fay, herekanwa ibyo banyuzemo bahiga Ingona. Muri iyi documentary kandi hagarukwamo ubuhamya bw'abaturage bari baturiye aya mazi, baguvuga uburyo iyi Ingona ya Gustave yabazengereje. Mu mwaka wa 2007 i Hollywood hasohowe indi filime yiswe Primeval, ishingiye nayo ku nkuru mamo ya Gustave, ariko bakongeramo amakabya nkuru ku bukazi bw'iyi Ngona bifashishije mu cyiciro cya Gustave. Filime nizarangiriye aho, kuko haje n'izindi zirimo iziswe Gustave, Killer Croc ndetse n'izindi nyinshi tutabasha kurondora. Gusa ariko nk'uko bitari umwihariko kuri Gustave, ni byose mu biba mu mazi biba bigoye gufatwa. Gusa Gustave yabishyize ku rundi rwego, icika imitego y'inyama zokeje zayikururaga, ariko yahageraga ikabitekerezaho kangahe kenshi cyangwa se gake bakabonera kasiragiye. Higaga kenshi bakayikurikiza amasasu ya za AK-47, rimwe bakizera ko bayishe, gusa ikindi gihe bakabona yubuye umutwe. Niyo mpamvu banayitaga igini, gusa ntibazi neza niba yaranapfuye, kuko nta uzi neza cyangwa se wabonye umurambo w'iyi Ngona. Gusa icyo bazi nuko yari Ingona y'inkazi kandi yari irenze izindi mu isi.
ngaho reka duhure muri comment niba hari icyo wumvishe gishyashya, kandi wibuke gukanda like, subscribe ndetse na share. Ndabakunda cyane, ndi Trika Boss.